tugiye kwakira Herbert the Comedian, ni umunyarwenya kuva ntako shabi nabyo nibyo, ariko mwampaye amashyi nazanye umutipe kuva i Buganda ararenze, mwabihaye amashyi. Ubundi bijya gutangira nategeraga umuntu wa Nyaruguru barusiye, nahereye Nyaruguru Musanze za Kibungo kandi mbi Kanombe, none uyu munsi nagiye Kanombe. Gabihaye amashyi. Iyo umuntu ashaka kwemera adashaka kubivuga urumva twari turi kuri airport. Kariya boro biraryoha, uzi kugenda utwaye igikapu kuri kariya kaboro, igikapu nta kintu kirimo. Ira enjoyment. Junior Giti wari wajya hanze? Naho wicaye hanze itente. Guma aho ngaho. Urumva? Ladies and gentlemen, put your hands together for Herbert the Comedian. Aba mama muri mahanga n'abategarugori mwihamashi. Aba mama buranda bakunda byatara, ariko ikintu mpfa nabona kimwe, bakunda gukatuza. Ibintu babwira ni ukuri, ngiye mfite mere wanjye ndamuza akunda gukatuza byatari. Ejo bundi yari ari Nyabugogo agiye kujya mu ntara. Murabizi iyo umuntu agiye kujya mu ntara agiye gukora urugendo rurerure, arabanza akikuraho imizigo imuremereye kugira ngo itaza kumubangamira mu rugendo. Mama rero we yabanje kujya muri toilette. Agezeyo arababaza se toilette kujyamo nangahe? Baramubwira ngo ni 200 waba ugiye gukora ibyoroshye n'ibikomeye. None nakwagukatuza kwe ahita babwira ngo mwaretse nkabaye 100 se ko ngiye gukora ibyoroshye gusa, ukagira ngo byo yari bubicyure. Ayo mashari ariko c'est la même chose na petit frère wanjye. Petit frère wanjye nawe akunda kubetinga byatari. Ejo bundi bamutumye kugura amata, ageze muri kantine aho kugira ngo abaze Inyange ngigura ngahe ahita abaza ngo Inyange ikubiye ngahe. Noneho petit frère wanjye akunda kurota avuga byatari. Abantu muri hano murota muvuga mwihangane. Akunda kurota avuga byatari ku buryo ubu ngubu ntacyumva urubuga rw'imikino rwa mu gitondo. Arwumva mu gitondo akarara arumbwira nimugoroba. Narwumvaga kabiri, ubu nahisemo kurwumva rumwe. Numva urwa petit frère kuko cyane cyane ni nawe ruba ruryoshye kurusha urwo kuri radio. Hari ukuntu ashyiramo n'amakabya nkuru. Noneho ejo bundi yasohotse hanze ari nijoro, ageze hanze abona bari kutwiba, avuza induru, baratwibye. Ahantu twese twari turi turavuga ati Mungu se none yarose asakuza yabira noneho. Baratwibye nyamuneka. Mama atangira gutokesha ati mu izina rya Yesu umudayimoni none uri gutuma umwana wanjye arara yabira. Petit frère abonye nta muntu utabaye yisubira mu buriri. Tubyutse mu gitondo dusanga inzirera. Papa atangira kumutuka, kuki wabonye ibisambo nimugoroba biri kutwiba ntutubwire? Ati kandi njye nababwiye mukanga kubyuka. Papa ahita amubwira ngo ko twari twagize ngo ni bya bindi byawe, mumeze mutari. Buragira garutse ndagaswe. Sasa amashyi yanyu ari ariko Abanyarwanda ba kera barabe bazi ubwenge byatari, ku buryo yitaga umwana w'izina rikazamukurikirana. Wamwita ribi rikamukurikirana, ariko abenshi babitaga meza kuko baga bazi ingaruka zabyo. Ugasanga umwana bise Kanyamashyo aratunze, afite ibintu byinshi, ugasanga uwo bise Mahoro ni umunyamahoro koko. Ariko hari abantu ejo bundi
bafite uruhinja rw'amezi 3 barwise amazina niba basinze bafite ikihe kibazo. Uwo mwana bamwise Hahirwa Bapfu Jean Damascene. Murakoze cyane banyita Abati. Ukinga hongera